So guys, umuntu ukurikiye Flash TV Rwanda, tugiye kuba twarebera hamwe app zadufasha gukora content aba small creators. Nanjye ndi small creator, nawe niba uri small creator, reka dufatanye uru rugendo nkwereke app eshatu zagufasha gukora content zawe bitabaye ngombwa ko ukenera kamera cyangwa se ibindi bikoresho bihambaye kugira ngo ubashe kuba wakiriyetinga content. Reka dutangire mbibutsa ko turi kuri Flash TV Rwanda, mukore subscribe, mukore share, like na comment, kureke ko tubana umunsi ku munsi. App turasanga ku mwanya wa mbere. Iyi app ntabwo waba uri umusimoro creator ngo ube utayifite muri telefone yawe, bayita CapCut. CapCut rero ikintu yagufasha, CapCut ikora ibintu byinshi cyane. Nkwereke content zimwe z'ingenzi wayikoresha CapCut mu gihe urimo gushaka kwa uploadinga amavideo yawe kandi ameze neza kuri YouTube channel yawe. So guys, CapCut ubundi ikora ibintu byinshi cyane, editinga amavideo. So guys, dore content wakora kuri CapCut. Urabona ko hano nashyizemo video, noneho CapCut ifite kugufasha gusobanura filime. So guys, CapCut rero kugira ngo usobanure filime uraza ugashyiramo video, murabizi. So video yamara kugeramo ukazwa hano handitse ngo audio sound, add audio. Ahangaha aka kantu kari kuri add audio sound, ako kaje kagakandaho rero uza ugashaka handitse ngo record. Azaba recording muri kubibona hano mu nguni ukayikandaho. So umaze kubona record rero, kugira ngo utangire kurekodinga uraza ugakanda kuri aka kantu ka microphone. So aka kantu rero ukagakandaho iratangira ikabara ikabwira ati itangira. Record igendana na video n'ubundi ukabera wasobanuye filime. Noneho ushatse waza ukajya gukanda hano kuri video ukahakora, ino video ukayikandaho, ukaza hano handitse ngo volume, iyo video ukayigabanya. Cyangwa ukamyutinga ibyo bigera bitanaho gusobanura filime. Hanyuma record araza akihuza n'iyi video. So guys, ubona ya magambo navugaga yaje ari kugendana na kano ka video cy'uburitse wumve. So guys, bityo ubona abandi gusobanura filime. Hanyuma record araza akihuza n'iyi video. So guys, so kubona ko amajwi yanjye yazigenda afatana na yandi ya video yanjye. So ushaka guhita ukora export, uza ugakanda hano video yagenda yizinga kuri file washaka ukayipostinga. So guys, iyi ni app ya mbere mbashije kuba nakwereka wakoresha content. Sinibyo gusobanura filime, mujya mubona abantu bakora ibintu by'inkuru biriho amafoto gusa. Iriya app yagufasha kubikora ukazamura
channel yawe ufite content itagusaba ko ugaragara. Mbibutsa ko turi Flash TV Rwanda, mukore subscribe, mutange comment, mutange na share. So ku mwanya wa mbere twasanze app bita CapCut yagufasha gusobanura filime, gukora inkuru utagaragaramo isura yawe. So guys, ikora n'ibindi byinshi, editing amavideo, hari ibyo mwabonye bakora bari kuguruka. Iyi ngiyi CapCut yabigufasha. So guys, indi app ngiye kuba nakwereka ni app yitwa Screen Record. Screen Record dore ni Screen Record ku bantu bazi ibintu by'ikoranabuhanga. Ngubu nanjye niyo ndi gukoresha kwigisha ibintu bya telefoni, ibintu wakoresha ku ikoranabuhanga. Screen Record igufasha recording ibintu biri muri telefone yawe bigaragara kuri screen. Iyi ni app dusanga ku mwanya wa kabiri yagufasha gukora content itagaragaye muri video zawe. So indi app nayo ikora nka CapCut bayita YouCut. Iyi ngiyi bayita YouCut. Iyi nayo igufasha kweditinga amavideo, igufasha gukora amafilime, gukora inkuru. So guys, content ntabwo ziba zigoye. Iyi app aka kantu nagakoresheje iyi app, aka ni app yamfashije kugakora. Ubundi iyi app ikora ama content menshi cyane. So guys, shaka content hamwe kandi imeze neza. Ubungubu nanjye nahisemo content yo kujya mfasha abantu bankurikirana kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ubwo njye nifashisha imwe muri izi app nababwiraga. Njye nikoreshereza iyi app bita YouCut. Iyi ngiyi nkaza nkifashisha n'iyi ngiyi bita CapCut. Ariko hari n'akavideo nakoze kuri channel yanjye ndi gusobanura akantu kameze nk'agafilime, wanabibonaho ni urugero rufatika. So guys, ariko iyo nkoresha cyane iyi ngiyi bita Screen Record. Screen Record nimfasha gukora izi video muri kureba zigisha ibintu bica kuri screen ya telefone, bigufasha recording. So guys, niba byagufashije wakora subscribe, ugakora na share ku bandi ba small creators. Nanjye ndi small creators, dufatanye urugendo rwo kuzamuka, kandi ngibi bizatuma ubona abasabu. Ubu nujya gukenera kamera, subscribe ntabwo uzazibona. Uzakoresha telefone yawe kandi telefone idafite kamera irenze. So ibi ngibi bituma phone yawe ikora nka iPhone. Ubona iyi telefone, njye nkoresha telefone idahenze, ariko content zanjye bifite kuba zimeze nk'iz'umuntu ukoresha iPhone. So guys, birashoboka. Igikoresho cyose waba ufite, ugakenera ibikoresho birenze, ugakenera imashini, ufite telefone ifite content nyinshi cyane wakoresha. So guys, muri video itaha nzabereka uburyo ki twabona abasubscribe mu YouTube channel yanjye. Hari uburyo nabonye abasabu bagenda bazamuka, nabereka uburyo ki dukoresha amavideo atuma tubona abasubscribe. Ngeze kuri 500 mu minsi mike, nawe wabikoresha. Ikintu kigoye kw'ino mihanda ni ukubona ikintu bita subscribe. Subscribe niko kantu ka mbere kabona amasaha 4,000. So guys, small creators, muze dufatanye tuzamure social media zacu. Guys, ni Flash TV Rwanda, mukore subscribe, tange na like. Tugomba kubana mu bintu byinshi cyane na comment. Ushaka uburyo nabireka uburyo kuzamura channel yanjye, ndakoresha ama content arenze, video tutarenze
mwabyandika muri komenti, mwabereka uburyo ki sabu ziri kuzamuka umunsi ku munsi, nyuma y'icyumweru mfite sabu 500. So guys, mwakoze kureba video, Imana ibarinde, may God bless you.